Ndatangira musuhuza wowe ukanze kuri iyi video. Si igitekerezo kiba kubikanzeho ahubwo ni igisubizo kuri wowe ushaka gukora email nshyashya. Wowe ugiye gufungura email nshyashya, iyi video ni iyawe. Wowe usanzwe uri kuri uyu muyoboro, uriho agaciro kuri njyewe. Ndagukunda cyane. Ndanagushimira. Nawe mushyashya sinakwibagirwa. Nimba ushaka kureba uko wakikorera ibintu bijyanye na telefoni byose, hano urabihakura. Uyu munsi tugiye kureba uko wakikorera email. Iyi si tuwe n'abantu magana, ariko bose harimo batazi gukora email. Muri abo ngabo urimo, ariko nusoza iyi video uraza kuba uzi gufungura email, ukaba wayifungura n'undi muntu akaba yagushimira. Tudatinze reka turebe uko wakikorera email. Uraza kuza hano, uraza kuza hano ukanda hano hari Gmail. Nimba ugiye gufungura email koko, urahita ukanda hano. Urategereza, kubw'umutekano wanjye hariho password. Uri kubona hano barakwereka ibintu byinshi, ariko ntabwo ari ngombwa kubibona, ngomba kubiguhisha. Wowe ikintu cya mbere uraza gukora, uraza kureba mu ruhande rw'ibumoso. Aha hari agafoto. Nimba ari ubwa mbere ugiye gukora email, wowe ntabwo uri bukabone, ahubwo uraza kubona ijambo ryanditse ngo create account cyangwa se add account. Ku bafite iyindi email baraza kubona ijambo ryanditse ngo add account. Ku bagiye gukora email nshyashya baraza kubona ryanditseho create account. Baraza gukanda kuri iyi foto nimba koko ihari. Hano harimo ibintu byinshi utagomba kubona. Ahangaha nimba mureba neza kuri aka kantu ko guteranya, uri kubona ko hariho add a known account. Iri jambo kandi bandikiye muri screen. Hari ijambo ribuze kubona ryanditseho create account. Hari n'ijambo ribuze kubona ryanditseho add a known account. Cyangwa se uraza kubona ubona akantu ko guteranya, uraza gukanda kuri aka kantu ko guteranya. Nimba koko uzi ibyo ukora, ndagusaba ngo witondere ino video. Nimba koko ugiye gukora email nshyashya, uri kubona hano hari ahanditse ngo Google. Hano hari n'ahandi handitse ayo magambo muri kubona, si ngombwa ko nyasoma. Ikintu cya mbere uraza gukora, nimba ugiye gukora koko email ikomeye ifite ubudahangarwa, uraza gukora aho ngaho handitse Google. Icyo waba ugiye gukora cyose urakora handitse Google. Nuhakora biraterwa na internet yawe, baraza kugusaba password ya muri telefoni cyangwa se fingerprint. Reka nkoreshe password. Urategereza bitewe na internet yawe ukigenda. Uri kubona hano hahise bakuzanira ibyo mwese abenshi mugenda mukabura ibyo mukora bikabacanga, mwanabikora mugakora bitari byo. Ndagusaba ngo iyi video wisoze, kuko nuza kuyisoza uraza kubona n'ikindi gihembo nabateguriye inyuma. Uri kubona hano hari handitse email or number. Hano handitse forward email. Hano hari handitse create account. Uraza kwirebera hasi handitse create account. Aha ngaha mwese muri kureba, urahita ukandaho. Barahita baguha ibintu bibiri. Nta kintu uraza gukora, uraza gukanda hano handitse for work or my business. Aha hantu uraza gukanda ku ijambo rya kabiri. Uko byagenda kose urakanda kuri irya kabiri. Iyi ngiyi uyifite uba ushobora gukora email imeze neza, ushobora gukora YouTube, TikTok n'ayandi ma account yose agiye atandukanye, akaba adafite ikintu na kimwe bayakoraho. Ayo ngayo uyafiteho security nyinshi cyane. Barakubwira wandikemo izina ryawe. Reka duhitamo ko izina ryacu ari n'ubundi Tech. Irya kabiri kadushyiremo yacu. Nawe urandikamo izina ryawe, wandikemo izina ryawe rya nyaryo kugira ngo email yawe uzajye uhora uyibuka. Tech yacu, mwihangane, Tech yacu. Numara kubikora ubona ibintu byose wabishyize ku murongo. Izina rya mbere ugomba gushyiramo izina ryawe rya mbere, akabiri nawe ugashyiramo irya kabiri. Urahita ukanda aha ngaha handitse next. Mwihangane ho gato, mumbabarire.
sorry, urahita ukanda ahangaha handitseho next. Ahangaha bahita bakuzanira gushyiramo imyaka yawe, igihe wavukiye, umunsi wavukiye, igitsina. Aha nawe ugomba gushyiramo ibya nyabyo kugira ngo imeri yawe izajye iba ikomeye. Ibyo mbabwira ndabizi, ushobora gushyiramo ibintu bitari byo, akaba ari ibintu bizajya gusaba bikanga. Urahita ubishyiramo witonze. Ahangaha tugiye gushyiramo ukwezi twavukiyemo, kadushyiramo June. Umunsi kadushyiramo kuwa kabiri. Wowe urashyiramo ibya nyabyo muntu wanjye. Ahangaha umwaka dushyiremo 2004. Igitsina birumvikana, of course, ni umugabo. Nawe uraza gutama ibya nyabyo, witonde cyane. Nimba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba video, uri uw'agaciro, ntibagirwa no gukanda subscribe. Reka dukomeze, uretse tuze kandi ahangaha handitse next. Ahangaha ndakeka mwese muri kuhabona. Nimba ubona kuko ibi byose babishyize ku murongo, ikintu bita ukwezi wavukiye nizere ko wagukoze, umunsi nako wabushizemo, umwaka nawe wavukiye urimo, igitsina cyawe nacyo sinyizi ariko nawe ugishiremo kandi ushyiremo ibya nyabyo. Okay, ahita ukanda next. Numara gukanda next, barakwereka nozo nyinshi, barakwereka ibintu bibiri ahantu habiri ugomba gukanda n'ugomba kwitaho. Hari date yacu 4,481. Hari date yacu 02 urahitamo iyo wumva izakorohera. Reka njye mpitemo aka ka kabiri. Nako hari yacu oya, reka duhitemo aka ka mbere. Date yacu ni imibare ikurikiyeho Gmail. Ibi ngibi uri kubona yuko bahita izina barisobekanya. Nubwo bibana neza, reba aka ka mbere n'aka kabiri. Ubwo nawe urahitamo aka mbere, ko byagera kose niko kaba kameze neza. Urahita ukanda next. Numara gukanda next, ikintu ugomba kwitondera, icyitonderwa, ugomba gushyiramo password uzibuka muntu wanjye. Password uzimuka ya email yawe. Iyi email iba ifite akamaro kenshi. Ikintu ugomba kwitondera, iyi email wabikaho nimero zawe, iyi email wabikaho amafoto yawe. Rero ni ukuvuga ngo ugomba gushyiramo password wakibuka. Reka shyiramo password yawe kandi ugomba gutangiza akanyenyeri cyangwa se umubare. Ariko reka dutangize iyi ntuza. Numara kuyitangiza, urahita wandikamo password izakorera. Shyiramo iyawe nanjye kandi nshyiramo iyanjye. Kandi ikintu ugomba kwitondera ni uko ugomba kunuza kuri password ugomba gushyiraho y'inyuguti, ugomba kurenzaho imibare. Nimba ushoje gukora password, urahita ukanda ahangaha handitse next. Ahangaha uri kubona yuko email yacu irangiye. Email yacu turayishoje bitagoranye. Urahita ukanda ahangaha handitse next. Ahangaha uri kubona yuko bahita bakubwira ibintu byinshi ugomba kuzubahiriza. Ubisome cyangwa se ubireke, ariko ikintu ugomba kwitondera ni uko email atari ikintu cyo gukinishwa. Urahita ukanda ahangaha handitse areja. Urategerezaho gato. Uri kubona yuko email yacu bari kuyicekinga. Email yacu ndakeka noneho ubu yakozwe. Bahita bakugarura hahandi watangiriye. Bahita ugaruka hahandi ku gafoto. Ahangaha ku gafoto uhita wongera ukandeho. Uri kubona yuko email yacu noneho yaje. Ibi ni ibintu byiza cyane ku bantu twakoranye iyi video. Ibi ni ibintu byiza cyane. Uri kubona yuko email ngiyi muri kuyibona hano. Urahita uyikandaho. Wow, iyi email ni email nziza cyane. Email wakoraho YouTube channel, email wakoraho TikTok, email wakoraho Instagram, email wakoraho Facebook.
imeri wakoraho n'ibindi byose. Imeri wayibikaho amafoto, imeri wayibikaho nimero zawe niba washize imyaka 5, niba washize imyaka 10, amafoto ukayasangaho. Imeri ni ikintu cyiza cyane. Rero ku bantu twasuzanye video nk'uko nahoze mbibabwira, ikintu nababikiye, iyi ka tuyigira part 1, part 2 tuzaza tureba uko noneho wayeditinga. Hari ibintu byinshi tutashijemo ubwo kwihuta, ariko si ingenzi cyane, ariko nabyo ni ingenzi. Rero ni ukuvuga ngo tugomba kuzaza noneho dukora part 2 twerekana n'ibindi byinshi tugomba gukora. Ushaka kweditinga email, hari ibintu byinshi. Reka iyi video tuyisoze zangaha. Nimba udusoze iyi video uri agaciro, nagusaba kuma subscribe n'ibindi na like, comment. Nimba ufite ikintu kigize kagarara cyanze gukira muri telefone yawe, ikintu uvuga ngo cyarananiye, icyo ngicyo gishira muri comment ndahari kugira ngo nyisubize. Nta kindi rero, ciao ciao, ndabakunda cyane, baraba agaciro. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video na part 2 ntizagucike. Ciao ciao.